kandi koko yago ndanagushimira cyane kira kiganiro cyaramfashije. Hari abantu benshi kabisa bagiye bahamagara mushiki wanjye aho batangiye kuzanamo amagambo ubona aganisha ku byaha, aganisha ku amacakubiri, aganisha ku ngengabitekerezo. Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Igabe TV, mwebwe mukomeje kubana nanjye, mwe mwakoze subscribe kugira ngo mujye mubana nanjye kuri buri kiganiro. Nkomeje kubashimira wowe wakanze subscribe, Imana iguhe umugisha. Uyu mwanya rero tukaba tugiye kubana mu kiganiro kirimo inkuru zigiye zivugwa hirya no hino, inkuru zigiye zitandukanye haba muri showbiz ndetse mu Rwanda. Rero tukaba tugiye kugaruka ku magambo Titi Brown yaba yaravuze ababaye cyane ari gusaba imbabazi Yago ku byo yagiye amukorera bitari byiza, ku byo yagiye amuvugaho bigiye bitandukanye. Tukaba rero turi bugaruke ku muvugizi wa RIB. Umuvugizi wa RIB uyu yaba yaravuze kuri Yago avuga ku magambo Yago yagiye avuga atandukanye, asesereza cyangwa se yaba yariswe amagambo y'amacakubiri. Tukongera tukagaruka nanone kuri Scovia nawe yavuze kuri Yago, bagaruka ku ijambo Yago yakomeje gukoresha ritari ryiza, ishobora kuvugwa nk'ivangura cyangwa se amacakubiri. Tukongera nanone tukagaruka ku muvugizi wa RIB uburyo yavuze kuri Big Energy, kuri barabiyita Big Energy. Ushaka kumenya rero ibyo byose, kurikirana nanjye muri iki kiganiro. Njyewe ndi Dukuze Igabe Christian ugiye kubagezaho iki kiganiro kuri Igabe TV. Munyemerere ikiganiro cyacu tugitangiriye kuri uyu muvandimwe Titi Brown yavuze amagambo yo gusaba imbabazi Yago ababaye cyane, afite agahinda kandi abikuye ku mutima. Reka twumve kuri aya magambo, ese yaba yaravuze gute? So ni ukuvuga ngo nagize ibyago nta n'atanu mfite kuri mobile money. So byabaye ngombwa, urumva kandi nasabwaga umwavoka, nanditse liste y'abantu twabanaga muri industry, haba abahanzi ndetse n'inshuti zanjye. Ariko guys, Yago ari mu bantu bampaye amafaranga bwa mbere, kabisa. Ni nawe munyamakuru by the way wenyine, ubwo ndi kuvuga ku bantu bari kuri YouTube channel icyo gihe, ndi kuvuga icyo gihe yateye ya mbere, akama amafaranga mu rugo, bakaza bakambwira ati tizi ko Yago nta nubwo yigeze atubaza ibibazo byinshi, yapfuye kumva ko wagize ibibazo abaragufashije. Kandi koko Yago ndanagushimira cyane kira kiganiro cyaramfashije. Hari abantu benshi kabisa bagiye bahamagara mushiki wanjye bakavuga ati Imana twabonye ikiganiro kwa Yago, mbega ukuntu Titi yabaye, Imana ntabwo twari tuzi ko nyine bibaze ko nge ntari nazi. Hari n'abantu kuko Yago yankoresheje kira kiganiro maze amezi 5 mfunze, hari n'abantu batari banazi ko mfunze. Reka dukomeze twumva amagambo yaba yaravuzwe n'umuvugizi wa RIB. Ese umuvugizi wa RIB ni iki yavuze kuri Yago? Ni iki yavuze ku magambo yisesereza cyangwa se yiswe amagambo yo kuzana amacakubiri Yago yaba yaravuze? Reka twumve icyo yaba yarabivuzeho, twumve n'isomo twakuramo natwe nk'abanyarwanda. Ariko mbibutsa ko ayo magambo atavugwa na Yago gusa, ayo magambo nari gukoreshwa muri showbiz, muri jihad n'abandi bantu bari hamwe udutsiko. Hari ukuntu bagiye biremamo udutsiko tumwe dushyigikira abandi. Byatangiye tubona ari nka showbiz nk'uko showbiz ziriho, ariko tuza kubona ko biri kugenda bifata indi ntera, aho batangiye kuzanamo amagambo ubona aganisha ku byaha, aganisha ku amacakubiri, aganisha ku ngengabitekerezo. Yago yarahamagawe arabazwa, Yago yongera gushyira video. Ngaho rero nguko uko RIB iri kuvuga ku mvugo zikomeze gukoreshwa muri showbiz, imvugo zisesereza, imvugo zo guharabikana, imvugo biri kuvugwa ko ziri gukurura amacakubiri mu Banyarwanda. Dukomeje rero reka tunyarukire kuri RIB nanone. Ese yaba yaravuze iki kuri Big Energy? Big Energy mwese murayizi, n'abatayizi gusa mukaba mwarakoze subscribe
kuri Igabe TV nta kintu mutazamenya nayo reka tuze twumveho ese bimeze bite ese ni ikiribo iri kuvuga kuri kuba big energy mboneyeho no kuburira abantu biriya bintu bise big energy nibabireke kuvuga ngo big energy ngo guys stand up bifite icyo bivuga kandi rero bamwe muraza kubigwamo nimutava muri ibyo bigare murimo ntaho bitandukanye n'abantu bagenda aho umuntu basigaye bajya no gushyingura ugasanga social media batabatumiye bari mu muryango w'umuntu atamutumiye umuntu bakamufatanya n'agahinda ahubwo ujye udusura kenshi mwakoze kubana nanjye rero yari Igabe Christian nkomeza kubashimira umwanya wanyu mwatanze ngushimira wakoze subscribe ukaba uri kunyihera ubufasha nkaba nariyemeje kujya mbagezaho amakuru yose kubivuga uko biri ciao see you next video